Ese waba warigeze wumva ko nyuma yo kuzuka Yezu Kristo yagaragaye ku mugabane wa Amerika akigisha imbaga y'abantu batari abayuda cyangwa abagiriki? Ese waba uzi ko hari igitabo cyera gifatwa nk'ijambo ry'Imana kimwe na Bibiliya ariko kivuga ku bindi bihugu, abandi bahanuzi n'andi mateka atari aya Isirayeli? Ni iki cyihishe inyuma y'igitabo cya Mormon? Igitabo kivugaho byinshi, gihinyurwa n'abatari bake ariko gikundwa n'abayoboke babarirwa muri za miliyoni ku isi yose. Ni bande ba Nephite na Lamanites? Kuki iki gitabo kivuga ko Yezu Kristo yageze ku mugabane wa Amerika? Ariko kandi nanone koko byaba ari ukuri ko hari abantu bavumwe n'Imana bagahabwa uruhu rwirabura kugira ngo bazagire isura iteye ubwoba? Ese birashoboka ko igitabo cyera cyigisha ko abantu b'uruhu rwirabura badakwiriye gushakana n'abandi b'uruhu rwera? Mu gitabo cya Mormon byanditswe ko abantu baturutse kuri Lamani bahinduriwe isura n'Imana, bikaba byarateje impaka ndende ku rwego rw'isi, bamwe babifata nk'ivangura ry'amoko ryambaye isura y'ubuhanuzi. Muri iki kiganiro kirambuye tugiye gusobanukirwa aho iki gitabo cyaturutse, uruhare rwa Joseph Smith, uko kivuga Yezu Kristo, impamvu gifatwa nk'igitabo cyera, n'amoko abiri y'ingenzi akigaragaramo, Nephite ndetse na Lamanites, hamwe n'ukuntu inyandiko zivuga ku muvumo w'uruhu rwirabura zasize igikomere mu myumvire y'itorero ndetse n'isi muri rusange. Iyi ni inkuru irenze ukwemera, ni urugendo rwo mu buhanuzi, amateka, amayobera n'impaka zikomeye. Mwitegure kandi gutungurwa. Njye ndi Ibanga, mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Igitabo cya Mormon cyangwa se The Book of Mormon ni igitabo cyera cyanditswe nk'inyongera kuri Bibiliya, gifatwa nk'ijambo ry'Imana n'aba-Mormon bazwi cyane nka The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kivuga amateka y'Imana n'abantu bo ku mugabane wa Amerika mu gihe cyabanjirije Yezu Kristo ndetse na nyuma yo kuzuka kwe. Cyashyizwe ahagaragara na Joseph Smith mu mwaka wa 1830 nyuma yo kuvuga ko yakibwiwe binyuze mu byahishuwe, akagihabwa n'umumarayika witwa Moroni. Joseph Smith yavuze ko yagisomye ku bisate by'icyuma cyiza gisa na zahabu akoresheje uburyo bw'umwuka bwo guhindura ururimi hagati y'umwaka wa 1827 n'1829. Bimwe mu bitabo rero bigize Books of Mormon. Igitabo cya Mormon kigizwe n'ibice byinshi byanditswe n'abahanuzi batandukanye. Dore ibice bikomeye bikirimo. Hari icyo bita First Nephi and Second Nephi. Aha niho hatangirirwa hakanavuga urugendo rwa Lehi n'umuryango we bavuye Yerusalemu bajya muri Amerika. Hari kandi Jacob, Enos, Jalom na Omni. Ni ibitabo byakomotse kuri Nephi. Hari kandi Words of Mormon, inyandiko y'inyongera ya Mormon, umwanditsi mukuru. Hari kandi Moshia, Alma ndetse na Helaman, ni ibitabo bivuga iby'abahanuzi n'abami bo muri Amerika. Hari kandi Third Nephi, aha niho Yezu Kristo agaragara muri Amerika nyuma yo kuzuka. Icyanyuma ni Fourth Nephi, Mormon, Esther ndetse na Moroni. Ni ibitabo bya nyuma birimo umusozo w'inkuru ndetse n'ubuhamya bwa Mormon ndetse na Moroni. Nephite na Lamanites ni bande? Reka dusobanukirwe neza inkomoko y'aba bantu, ari nabo shingiro nyaryo ry'iki gitabo cya Mormon. Mu gitabo cya Mormon abantu benshi bagize amateka yacyo bavuka mu miryango ibiri yaturutse kuri Lehi, umuhanuzi wavuye Yerusalemu. Abo nibo Nephite, nibo ba mbere baturutse kuri Nephi, umuhungu w'umugwaneza wa Lehi. Basengaga Imana, bari ntangarugero mu byo kwitwara neza, nubwo rimwe na rimwe bagaragaragaho gusubira inyuma. Bubatse ubwami bwabo muri Amerika. Nibo benshi mu banditsi b'igitabo cya Mormon, gusa baje kurandurwa burundu n'abanzi babo abo bita Lamanites, nk'uko bivugwa mu mpera z'iki gitabo. Lamanites noneho rero baturutse kuri Lamani, mwene nyina wa Nephi. Aba banze kumvira Imana ndetse barangwa no kwigomeka. Bahoraga bashyamiranye n'aba-Nephite, babica cyangwa babanyaga ibyabo. Nyuma y'intambara ndende nibo basigaye mu gihugu nyuma yo kurimbura Nephite. Aba-Mormon bamwe bemera ko aribo baje kubyara amahanga y'aba-Indian cyangwa se abo bita Native Americans. Igitabo cya Mormon kigamije iki? Igitabo cya Mormon cyari kigamije kwigisha ko Yezu Kristo ari umukiza w'isi, gutanga ubuhamya bw'ihishurirwa ry'Imana hanze ya Isirayeli. Hari kandi gukomeza ukwemera kwa Gikristo no kwerekana ko Imana itarangiye gukorera mu bantu. Impaka n'ibibazo kivugwaho, gusa bamwe bavuga ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ibyo kivuga byabayeho koko. Hari n'abashakashatsi bavuga ko ibivuga ku moko ya Nephite na Lamanites bitashoboye kwemezwa n'amateka cyangwa ubumenyi bw'ubuvumbuzi. Nubwo bimeze bityo kandi abayoboke ba LDS rya torero twavuze rya Latter-day Saints bakomeza kukibona nk'ukuri ko guhishurirwa kivuga Imana yo mu ijuru. Tugarutse ku byo iki gitabo cya Mormon kivuga ku ruhu rw'abitwa Lamanites, binavuga ko bamwe bo mu itorero rya LDS ko abirabura baturutse ku kuvumwa kw'aba Lamanites. Mu gice cya kabiri Nephi ku murongo 5 kugeza ku 21 handitse ko nyuma y'uko Lamanites bigometse ku Mana, Imana yabavumye ibaha uruhu rwirabura kugira ngo bahabwe isura iteye ubwoba, ku buryo Nephite batazagira ubushake bwo kubashakamo. Iri jambo ryakunze gusobanurwa nk'aho uruhu rwirabura ari igihano cy'Imana kikabatera kwangwa no gutandukanywa n'abandi, by'umwihariko na Nephite bafatwaga nk'abera. Uyu murongo wakoreshejwe cyane mu mateka y'itorero rya LDS aho bita aba Mormon n'ubundi, kandi wanateje impaka nyinshi mu isi.
Iryo hame ry'umuvumo ryakoreshejwe mu mateka ya LDS mu myaka ya mbere y'itorero mu kinyejana cya 19. Bamwe mu banyamuryango b'itorero rya LDS barimo n'abayobozi baryo basobanuraga Ry'Amateka nk'abirabura. Ubwirabura bufitanye isano n'ubugome cyangwa n'ubuvumo, aho byagaragaye naho abirabura bari babujijwe kugira inshingano mu itorero nk'ubusaseridoti kugeza mu mwaka wa 1978 aho bahabwaga akato. Ry'Amateka kandi bagereranywaga n'abaturage ba Amerika y'ubu bafite inkomoko ya Amerika y'Amajyepfo, abo bita Native Americans. Bavuga ko uruhu rwabo rwahindutse bitewe n'imyitwarire mibi, kwigomeka ku Mana, kubashakamo byari bitemewe ndetse byafatwaga nko kwiyanduza k'umuryango w'abera. Mu mwaka wa 1978 itorero rya LDS ryatangaje ko umugisha w'Imana n'ubusaseridoti bigenewe abantu bose hatitawe ku bwoko, ibara ry'uruhu cyangwa inkomoko. Ibi byaje kandi mu buryo bw'ubuhishurwe bwatangajwe na Perezida Spencer W. Kimball. Igikorwa cyafashwe n'itorero nk'ubushya, kandi kuva ubwo nta muntu wongeye kubuzwa inshingano z'itorero cyangwa uburenganzira bushingiye ku ruhu. Kugeza uyu munsi itorero rya LDS ryamagana urwango rw'amoko gusa. Hari bamwe bakirifite batemera abantu birabura kuko bavuga ko bavumwe n'Imana ikabahindura umukara nk'isura ikanganye. Basobanura ko inyandiko zo mu gitabo cya Mormon zavugaga ibihe byihariye bya kera atari amabwiriza y'ubu. Hari inyandiko kandi nshya zikorwa n'itorero zisobanura ko uruhu rwirabura rushobora kuba ishusho y'umutima w'abantu cyangwa se symbolic aho kuba igihano ku ruhu rusanzwe. Ese kugeza uyu munsi wa none hari abakemeza ko Ry'Amateka bavumwe koko? Hari bamwe mu banyamurage b'idini rya LDS cyane cyane mu bagendera ku mafunguro ya kera y'itorero bakigendera kuri iryo somero ridasobanutse neza, bakavuga ko Ry'Amateka n'abandi bafite uruhu rwirabura bavuye kuri gahunda y'Imana, ko ugushyingiranwa hagati y'amoko ari ukwica ihame ry'ubudacogora cyangwa se purity of seed. Ariko ibi ntabwo bikiri amahame yemewe n'itorero rya LDS rigezweho, kandi ibiro bikuru byaryo bimaze gutangaza kenshi ko icyaha cy'amoko atandukanye cyangwa isura y'umubiri ntaho bihuriye n'icyaha cyangwa imigirire mibi. Nubwo igitabo cya Mormon gikuyemo amagambo yiswe ayo kuroga uruhu ku Ry'Amateka, ibi byanditswe mu buryo bw'amateka y'icyo gihe, bityo ntibikwiriye gufatwa nk'ihame rihoraho. Impinduka zaje nyuma zerekana ubushake bw'itorero bwo kwisubiraho, nubwo hari ababibona nk'igisobanuro cya politike cyangwa igitutu cy'isi. Ibi byose bitanga isomo ku buryo imyemerere ishobora guhinduka uko ibihe bihinduka, ndetse bikatwibutsa kwitwararika iyo dusoma ibitabo byera, cyane cyane ibivugwa ku moko, imiterere y'abantu n'uburenganzira bwabo. Umuvumo w'uruhu wa Ry'Amateka ni kimwe mu bice bikomeye byateje impaka mu myandikire y'igitabo cya Mormon. Nubwo cyahuzwaga n'ivangura ry'amoko mu mateka, ubu itorero ryabisubiyemo rishyiraho amahame ashingiye ku buringanire n'ubwubahane hagati y'abantu bose. Ariko impaka ziracyahari mu mitwe itandukanye, ndetse n'isomo ry'uko idini rishobora kugirira ingaruka sosiyete. Igitabo kandi kivuga ko Yesu Kristo yaje muri Amerika mu gice cyitwa Third Nephi. Habonekamo igice kidasanzwe cyo mu gitabo cya Mormon aho Yesu Kristo agaragara ku mugabane wa Amerika nyuma yo gupfa no kuzuka i Yerusalemu. Nyuma y'ibiza bikomeye, imyuzure, imitingito, umwijima byabaye nyuma yo kubambwa kwa Yesu Kristo, abatuye Amerika aribo bari abanefite na Ry'Amateka bahuye n'ibihe bikomeye by'akaga. Yesu yaraje yigaragaza imbere y'abantu benshi barenga 2500, abereka ibikomere bye nk'uko yabikoze kuri Thomas Yerusalemu. Yashyizeho isakaramento ry'umutsima n'umuvinyo, anatoranya intumwa 12 muri Amerika nk'uko yabikoze muri Yudeya. Yasabye kandi abantu kubatizwa, gukundana no gukomeza ukwemera. Ikihariye kuri ibi, iyi nkuru yerekana ko Yesu Kristo atari we wa Palestine gusa, ahubwo ko yakoreye no ku yindi migabane, bikaba bituma aba Mormon bamwita umwami w'isi yose. Noneho reka turebe uruhare rwa Joseph Smith mu gitabo cya Mormon. Niwe washinze itorero rya Yesu Kristo ry'abera bo mu minsi ya nyuma, LDS Church, akaba anafite uruhare rwihariye mu kugaragaza igitabo cya Mormon ku isi. Ibikomeye bimuvugwaho, yavuze ko mu mwaka wa 1823 umumarayika witwa Moroni yamweretse aho ibikoresho bya zahabu biri, ibyo bise golden plates, bikaba ari byo byarimo amateka y'abantu bo muri Amerika. Mu mwaka wa 1827 yayoboye ibikorwa byo kubibona no kubihindura mu rurimi rw'icyongereza akoresheje ibintu yise Urim na Tumim, ibikoresho by'ibyahishuwe. Hanyuma mu mwaka wa 1830 yasohoye igitabo bwa mbere, akomeza no gushinga idini ritandukanye n'ayandi asanzwe muri Amerika icyo gihe. Impamvu y'ingenzi, aba Mormon bamufata nk'intumwa ya none yahishuriwe ijambo ry'Imana rishya riri inyuma y'igitabo cya Bibiliya. Mu myemerere y'aba Mormon, igitabo cya Mormon gifatwa nk'ijambo ry'Imana kimwe na Bibiliya. Ibyumvo bihanganye ku gitabo cya Mormon duhereye ku bemera. Abemera babona igitabo nk'ikirenze ku gitabo byari bisanzwe bizwi mu myemerere ya Gikristo. Bavuga kandi ko gitanga urumuri rushya kandi gisobanura ibitavugwa muri Bibiliya nk'ubusobanuro bwihariye kuri Yesu Kristo. Abatabyemera bavuga ko ari igihimbano kidafite ibisobanuro by'amateka byashimangirwa n'ubumenyi bwa siyansi cyangwa archaeology.
Bafite kandi impungenge ku mateka ya Joseph Smith, harimo n'amakuru avuga ko yigeze kuba mu bikorwa by'ubupfumu. Igitabo cya Mormon ni igitabo gikomeye cyane mu myemerere y'Abamormon, cyuzuyemo amateka, ubuhanuzi, inyigisho za Yesu n'inkuru z'amoko y'abantu batuye Amerika. Abakemurampaka n'abahanga mu by'iyobokamana bakivugaho byinshi bitandukanye, ariko abakizera bakibona nk'inkingi ya nyuma y'ukwemera kwabo. Abamormon cyangwa se abayoboke b'itorero rya Church of Jesus Christ of Latter-day Saints LDS kugeza uyu munsi wa none ni abantu bafite imyemerere n'imibereho idasanzwe kandi ifite umwihariko, haba mu myitwarire, umuco, umubano wabo n'isi n'uburyo bitwara mu buzima bwa buri munsi. Muri rusange hari Abamormon barenga miliyoni 17 ku isi hose nk'uko imibare ya LDS Church yabitangaje. Benshi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Leta ya Utah, aho LDS ari idini rikomeye kurusha andi yose. Ariko n'ahandi ku isi barahari cyane: Amerika y'Epfo nko muri Mexique na Brazil, Afurika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Ghana, Afurika y'Epfo, ukongeraho ibice byo muri Aziya nka Philippines, Pacific Island ndetse n'Uburayi. Dusoza tutagiye kure cyane, igitabo cya Mormon ni kimwe mu bitabo bivugwaho byinshi kurusha ibindi mu mateka y'Iyobokamana. Cyavuzweho n'abemera ko ari ijambo ry'Imana ryahishuwe, ndetse n'abagishyira mu majwi nk'igitabo cyatejwe imbere n'umuntu, cyatanzwe n'uwitwa Joseph Smith, wavuze ko yahawe ubuhishurwe binyuze ku bisate by'icyuma cyiza, cyanditsweho amateka y'abantu b'ibihugu byo mu mugabane wa Amerika, ari naho Yesu Kristo nk'uko bivugwa yaje kwigisha nyuma yo kuzuka. Ni igitabo kirimo kandi amateka y'amoko abiri akomeye cyane: Nephite, abagize uruhare mu kurinda ukwemera, ndetse na Lamanite, bivugwa ko bavumwe bagahindurirwa uruhu kubera kwigomeka ku Mana. Iyi nkuru y'uruhu rwirabura yateje impaka ndende mu mateka y'itorero rya LDS, ndetse yifashishijwe n'abagenderaga ku mategeko y'ivangura ry'amoko. Nubwo bimeze bityo kandi, Abamormon bo muri iki gihe ni abantu bazwiho ubupfura, umurimo, isuku, ukwemera gukomeye n'ubwitange mu buyoboke bwabo. Bafite kandi umuco wihariye, imyitwarire ikomeye ku ngingo z'imibereho myiza, ndetse n'imbaraga zitangaje mu gukwirakwiza imyizerere yabo ku isi hose. Gusa si bose bafite iyi mico myiza cyangwa se imiyoborere myiza mu idini ryabo. Nko mu Bwongereza usanga Abamormon bawo hari abagifite imyumvire y'uko abirabura ari Abalamanite bavumwe nyuma yo kwigomeka ku Mana. Iyi nkuru igaragaza ko ukwemera k'umuntu gushobora gushingira ku byahishuwe, ku mateka yihariye no ku ntego y'ubuzima, ndetse ikatwibutsa ko nubwo abantu batemeranya ku myizerere, gusobanukirwa abandi bitanga amahirwe yo kubana neza no kugira ubumuntu mu bushishozi. Ngende mugira banga ati aha ni kuri The Bros Entertainment. Ndabashimiye kandi mbibutsa gukora subscribe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.